nubwo amaze kwimikishwa amavuta abafilisitiya baramuteye, ariko kuko yari yarimikishwa amavuta Bibiliya iravuga ngo uko yarwacya kuko bwira umwuka wera wamuzagaho. Utagize umwuka wera ngo guhagarare wakurwaneho kakubaho. Izina rya gipasiteri ni izina rikomeye cyane. Tagira ngo uzaza witwara nkuko witwara rekada n'abana bundi. Hano twajyaga tuhaca kwa kanaka wari kimaze kuba pasiteri ugomba guhindura imyitwarire, imyigishirize, imivugire, imisengere, kuko ugomba kongera n'amasengesho. Maze kuba pasiteri ndi rwiyemezamirimo baranyibaga cyane ako kantu umuntu kugatanga mu Rwanda. Bukeye baranyiba nari mfite abakozi n'ibihumbi 3 bafata umuntu wikoreye ibisumari umufuka, bazime bamushyikiriye, umwe afashe ishati undi afashe ipantaro, araza bamubita imbere bati pasiteri, bati ngiki bamaze kuvuga ko ari pasiteri isa arakica ko agikiza ahubwo. Pasiteri ntabwo akica, pasiteri ntabwo aragikiza. Nanjye ko bakaje n'umushinya numva ngiye kugiranya ijwi, niba ari ijwi, niba ari umutima, niba ari ibitekerezo, numva ngo baravuze ngo pasiteri, numva ibuka kuri pasiteri. Kandi koko muri abo bose harimo abakristo banjye yabo nka 500. Ndavuga ni mwene Daniyo, ni ntuzongere kwiba. Umwami Yesu akugire neza, ntaguruka ndamuhungura aragenda. Havamwe abantu b'abakristo baransuga bati pasiteri, bati kujyanye igitego uriya muntu y'umukubita deje byari gucika. Nuko nari deje wa enterprise, ariko bavuze pasiteri. Ntabwo pasiteri akica rero. Pasiteri ntagituka, pasiteri ntagikubita, pasiteri aramusengera, pasiteri akamwegera, pasiteri akamuhumuriza. Ngiye kubabaza amagambo rero kugira ngo muyasubiremo maze umwanya mvuga, ariko numvaga ngira ngo mbabwire babahe mikoro, hanyuma uko mbabaza musubiremo. Mutege amatwi, bashumba mutege amatwi, bayobozi mutege amatwi. Umuntu azaza akubwira ati yewe urabona byagendekeye n'icyo muguru tuzana yako turabasinya, turebe ko hari icyo batandukiriyemo cyangwa ibyanditswe ari byo bigomba gukora. Sibyo baririmbye? Nzi ko mu bantu babanza ibibazo byavutse nimwe babanza. Mujye mumubwira ngo tuzana yako turanze tuyirebe. Aba bantu abaririmbye mujye mubahiza impapuro bazisoma. Sibyo? Ba perezida w'amakorali bari mujye mubisoma namwe mubibahe mubabwiye mutariko kanaka nubwo yagiye cyangwa kanaka nubwo bimeze bitya, ariko hari ibintu yarahiriye. Nimubona nanjye mbiteye hejuru mukumva ngo yagiye, yewe naravuze ni wenda sinabura nanjye bamagaritse, sinabura natubitungirira, ariko ntabwo najya mu kinyamakuru. Icyo ngicyo cyo reka nivuge, sinajya gusakuza kuko nzi ngo Imana aho yashatse kugutereka niyo abantu bavuze urira hagutereka. Imana yabigambiriye ikavuga ngo ni jewe. Ninde se uyiha umusaga, ninde uyiha imbaraga se, ninde yabaturutse izo mbaraga zikuye heza? Imana niba ariyo yabikoze, niko Manase yavuze ati murashaka kurwanira Bayali, niba ari Bayali niyirwanire. Mujye mureka niba abagabo ari abagabo birwanire, niba ari Imana mureke Imana barwanirire, ariko mujya kurwana urwanira umugabo umwe mugakuta. Twagendanye tureke Imana ari ikora ibyayo. Ngiye kubabaza aya magambo imbere y'Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera n'itorero ry'abera b'Imana. Ndakubaza aya magambo wowe mbere abagabo Justin na Ndosimana Dan, urimbwira by'ukuri ko wahamagariwe uyu murimo wo kuvuga ubutumwa no gukora uyu murimo w'Imana wo kuragira umukumbi ugaburira ukuyakuya uko Umwami Yesu ashaka, kandi ukurikiza gahunda y'itorero rya Pentecote ADEPR, imyizerere yaryo, amabwiriza yaryo, kandi wubaha abo usanze muri uyu murimo wakubanirije, wubaha n'itorero rya Kristo. Ndemera Yesu yampamagaye kandi ko azashoboza buri gihe gukurikiza iyo gahunda, ayigisha n'abandi. Nzaziranye kumvira itorero rya Kristo, rugirwa inama kugira ngo mbashe kurangiza neza inshingano.
uremera ko ibyanditswe byera birimo inyigisho zose zikwiriye kwemerwa n'abantu bose bakeneye agakiza kadashira kazanwa no kwizera Yesu Kristo, kandi ko nta yindi nzira iriho umuntu ashobora kunyura ngo akabone, ndetse ko uyirengagije adashobora gukizwa. Mbega ugamije kwigisha abo ugiye kuragizwa uhereye uyu munsi wa none ukurikijwe ibyanditswe byera, kandi ko utazigera wigisha ikintu cyose kitari mu byanditswe byera, haba no kugitangamo ubuhamya, kuko kitashobora kuzanira ucyumvishe agakiza. Nemeye ntyo, mbigambiriye ntyo, ubuntu bw'Imana buzafasha kubisohoza. Mbese uzashishikariza kwigisha inyigisho za Kristo n'impuguro nziza, ubatiza abantu rwose bihanye bamaze gukizwa, udaharanira kurwanira icyubahiro, unyurwa n'umwanya itorero rishyizemo, atari ukurwanira icyubahiro udahawe, kandi ibyo ukabikora ukurikije ibyo Kristo yategetse. Zabikora kandi zarwanira icyubahiro, ahubwo buri gihe, kandi sinzarwanira ubwo uzakirwanira, uzakirwanira usome neza. Nzabikora kandi ntabwo ari nzarwanira, kukirwanira ahubwo tugenda ko nzarwanira, ntabwo uzakirwanira. Usubiremo. Nzabikora kandi sinzarwanira icyubahiro, ahubwo buri gihe nzaharanira kuba icyitegererezo cyiza cy'abo ngiye gushingwa uyu munsi, kandi umwami azabimfasha kubisohoza. Uzitegura igihe cyose kwamagana no gucyaha inyigisho zose zizaduka n'iz'ibinyoma zinyuranyije n'ijambo ry'Imana mu gihe cy'urushyana n'igihe cy'impeshyi, ari nijoro cyangwa ku manywa, witeguye kwimuka no kujya aho woherejwe kubera uyu murimo. Witeguye buri gihe guhanura no guhugura abarwayi n'abazima mwiherereye cyangwa mu iteraniro mu gihe cyose muzabona ko ari ngombwa. Nzabikora buri gihe, haba ku manywa cyangwa nijoro, haba mu mvura cyangwa mu zuba, igihe bidashobotse n'igihe kidashobotse, kandi Imana izabishoboza muri byose. Ntabwo uzigera ugambanira itorero rya Kristo cyangwa ngo uryihakane, haba mu magambo uvuga cyangwa mu myifatire. Ntuzahana uyu mukumbi ukuri imbere ngo uwureke kubera ubukene cyangwa akaga kabonetse ako ariko kose. Wiyemeje gukorera Imana utagamije igihembo, inyungu n'ibindi bya hano mu isi. Uzababarana n'umukumbi utawusize ngo ujye guca inshuro ahandi. Mbega uzahagarara umugabo nyamugabo uvuga ukuri. Yemereye imbere y'Imana n'imbere yanyu ko ntazigera ngambanira itorero. Nzabarana n'umukumbi, nzawuragira ntagamije inyungu iyo ari yo yose cyangwa igihembo. Uzagira umwete wo gusenga no kwiyiriza ubusa, usoma ijambo ry'Imana kugira ngo nyir'ibisarurwa agusobanurire ibyanditswe byera, ngo ubone ibiryo ukwiriye byo kugaburira umukumbi. Nzashishikarira kubikora buri gihe uko Yesu ashoboje. Uzarinda neza umuriro w'Umwuka Wera ngo uhore waka utazima mu itorero ry'Imana. Uzaharanira ko impano z'Umwuka zikora mu itorero ugiye kubera umuyobozi. Uzirinda buri gihe cyose gukora ikintu kizimya umwuka mu itorero cyangwa cyabuza impano z'Umwuka gukora. Niyemeje kubikora no kuzajya ndinda uwo murimo mu itorero ry'Imana, kandi ntabwo nzabuza umuntu gukoresha impano y'Umwuka yahawe. Umwami Yesu azanshoboza. Uzagira umwete wo kwera mu ngeso zawe ubwawe n'iz'umugore wawe n'abana bawe, ukazihuza no kwigisha kwa Kristo, kugira ngo ukore ibyo ushobora byose ngo ube icyitegererezo cyiza ku mukumbi wa Kristo. Nzashishikarira cyane kubikora, umwami Yesu azanshoboza buri gihe. Uzakora ibyo ushobora byose gukundanisha abakristo bose, utazanye ivangura ry'amoko cyangwa uturere mu itorero, kugira ngo bose babane amahoro kandi babe umubiri ushyitse wa Kristo. Mbega ntuzarobanura abantu butoni. Nzashishikarira cyane kubikora,
umwami Yesu azashoboza buri gihe kubikora. Nsezeranye kutazigera nzana ivangura ry'amoko cyangwa uturere mu itorero, kandi nzabibuza abo nshinzwe kuyobora. Yesu azamufasha kubikora. Mwabahaye amashyi. Ibi bintu murumva byoroshye? Aba bantu bakugiye bakurikiza ibi bintu, murumva itorero hari ikibazo ryagira? Basenze bakiriza ubusa, hari itorero hari ibibazo byagira? Wemeye bakapimura bakakujyana aho ugomba kujya utarahisha imigeri, hari ikibazo cyahaba? Hari ikibazo cyahaba? Ukundanishije abantu muvangure ngo aba ni abaturutse aha, aba ni abavuye i Bugande, aba ni abaresikape, aba ni abanyamurenge, ukabikora ugahagararamo ukabubaka abantu bamwe, urumva hari ikibazo gihari? Bagiye kubisinyira rero. Nubona hari ubikoze umubwire uti watandukiye. Siko bimeze? Ibintu bikorwa byose biri muri gahunda, mu mugambi w'Imana. Nubona hari n'ubikuzanye muzaze ngo uti pastor ntabwo ari ibyo warahiriye. Abantu aba bose Imana iba yabagwaye ngo baragire. Iyo utangiye kuvuga ngo aba n'abanje basabanje, ijambo riravuga ngo hari ijambo rizasohoka igihe tuzavuga ngo data dore ngabo wamaye bose ndabagushyikirije. Ntabwo tuzajya imbere ya data ngo tumubwire ngo dore ngabo ndabagushyikirije, ariko gushyikirije abacyarwa gusa, ab'inyuma ndabihoreye, gushyikirije ab'uyu mudugudu abayasimba guhaye, icyo gihe ntabwo uzabagishije bose. Umuntu umwe yarasenze asengera abandi bose ngo aza kwibagirwa asengera umuntu adakumva. Ariko turata Mana mbabarira, ntabwo rero nashaka kuvuga ngo we n'umuntu umugisha umuretse, umwihorere ahubwo we kanaka. Turagira ngo rero aya magambo bayarahiriye, bashobora kuyavuga batyo niba mubyemeye, mbere abagabo wumva ko ibi byose uvuze, izi ngingo zose ukaba uvuga uti ndazemeye, sinzavangura abantu ku moko, zemera kwimukira aho bajyanye, sinzakorera ibihembo, nzazanyurwa n'umwanya mbonye, nzaza nubaha abambanjije mu murimo. Urazamura ukuboko kw'iburyo, mugenzi wawe aragufatira mikoro, hanyuma uzamura ukuboko kw'iburyo, usoma aya magambo uvuge uti jyewe mbere abagabo Justin, uragarukira aha ngaha. Hanyuma nurangiza ushyire umwegereze mikoro avuge cyane mbere yanyu mubyumva. Jyewe mbere abagabo Justin we nemereye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR, kurikiza ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza by'itorero kimwe n'ibyemezo by'inama nkuru yaryo. Ku bwende bwanjye nta muntu umbase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza. Amen.